abarokore b'iki gihe. Mureke rero mureke twisubireho two kujya twitwa abarokore b'iki gihe. Abakristo b'iki gihe nagahaba ngaba ugasanga itorero usengeramo nta kuri kwawe ntago bakwemera, nta n'uwaguha akazi, nta n'uwagushyira kuri kese ngo umucururize. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashima Imana muri iki gitondo cyiza, igitondo cy'ihumure, igitondo cy'umunezero, igitondo cyo guhura n'Imana. Ndayishimira cyane. Imana tugire neza, iraturinze, dukomeje kubona ubukoko kw'Imana uko bwije nuko bukeye. Turashima Imana yo mu ijuru. Bene data bakristo, turashima Imana. Negatera Jose ugarutse imbere yanyu n'imbere y'Imana, nyishimira namwe kandi nanabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Ndashima Imana muri iki gitondo. Imana yatugiriye neza. Tumaze iminsi twiga ku ijambo ry'Imana, tuvuga ku mbaraga z'Imana, tuvuga ku masengesho, tuvuga uko Imana ikora, tuvuga kuzirikana kw'Imana. Twagiye twigisha ibintu bitandukanye uko umwuka w'Imana yabaga yatuyoboye, kandi hari benshi bagiye bafashwa n'ijambo ndetse rero n'abahindura. Ibyo tunabishimira Imana yo mu ijuru. Iyo hagize umuntu uhindukira umwe wenyine agavuga ati nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, mu ijuru impundu ziravuga, haba ibirori kuko haba hakozwe ikintu kidasanzwe. Uyu munsi turavuga ku mbaraga z'amasengesho. Amasengesho ararasa, amasengesho ararogoya, ararasa, amasengesho ararasa, amasengesho ararasa, arasa imigambi akanayirogoya. Amasengesho arasa imigambi, arasa imigambi akanayirogoya. Amasengesho ararasa, ni intwaro, ni amasasu, ni imyambi. Buryo usenga uburi kurasa, usenga uburasa umwanzi, uburasa satane, uburasa ibibazo, uburasa indwara, uburasa amakuba. Rero amasengesho ararogoya, arogoya imigambi y'incakura, arogoya imigambi y'indyarya, arogoya ubugome bw'abadayimoni. Amasengesho ni intwaro, amasengesho ararasa kandi akanarogoya. Mwene data, nje kukubwira ngo amasengesho ararasa kandi akanarogoya. Karogoya imigambi mibi, karogoya ibintu bibi. Twagiye tubona ibintu byabaga bizanye imbaraga, twasenga Imana ikabirogoya, amasengesho akabirogoya, akabirogoya bikavaho. Rero amasengesho dusenga, amasengesho usenga ararasa, ararogoya, arogoya imigambi y'incakura, arogoya ubugome bw'abadayimoni, arogoya imbaraga z'ikuzimu, arogoya umugambi wose wacurwa ku bwawe. Iyo wasenze hari inama mbi shitani agambiriye, iyo hari ibizazana imbere yawe, iyo usenze Imana ugasenga Imana, amasengesho arabirogoya akabikuraho. Rero nje kukubwira ngo amasengesho ararasa kandi akanarogoya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Tugiye kureba rero inkuru z'uwitwa Nehemiya. Nehemiya asenga. Turebe uburyo Nehemiya yasenze kandi Imana ikumva gusenga kwe. Turahera mu bice byaho bya mbere, twifashisha umurongo wa 3. Ijambo ravuga ngo Nehemiya yumva inkuru z'ibyago by'abi Yerusalemu. Yeremiya yumva inkuru z'ibyago by'abi Yerusalemu. Yumvise inkuru z'ibyago z'abi Yerusalemu. Yumva inkuru zabo, ariko zari inkuru mbi, inkuru z'ibyago, inkuru z'ibibazo, inkuru z'ibigeragezo. Ngo we nizo yumvise. Yumvise inkuru z'ibyago by'abi Yerusalemu. Amaze kubyumva rero arababara, arasenga. Ngo baramubwira bati, yari yabajije amakuru, abaza amakuru y'abantu b'i Yerusalemu, abaza uko bameze, abaza ibyababayeho, abaza basigaye uko byagenze. Hanyuma rero Bibiliya umurongo wa 3 uvuze ngo iki? Baramubwira bati, abari barasigaye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho
yarahiye. Imana itugirire neza. Bibiliya yavuze ngo Yeremiya amenye ibyago by'ab'i Yerusalemu, baramubwira ngo abasigaye mu bunyage bagize amakuba menshi. Bagize amakuba menshi, baratutswe, baratotejwe, kandi Yerusalemu yarahiye, amarembo yaho yarahiye. Bamubwira inkuru ibabaje. Amasengesho ararogoya, amasengesho ararasa. Mwene data, uyu ni Nehemiya yagiriye Imana ishyaka, atangira kubaririza amakuru ya bene wabo y'Abisirayeli. Baramubwira ngo abari barasigaye mu bunyage nabo bagize amakuba, nabo bagize ibyago. Bivuga ngo yari umukristo mwiza, yari umuntu w'Imana, yagiraga ishyaka, yagiraga urukundo, yagiriye bene si ishyaka, yagize umumaro mu gihe cye. Kugira umumaro mu gihe cyawe, kugira umumaro mu gihe cyawe, gukoresha igihe cyawe neza. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Uyu Nehemiya abajije amakuru, babajije amakuru ya Yerusalemu. Aravuga ati ariko se ubundi ntabwo mwambwira amakuru? Baravuga bati ni ukuri abari barasigaye, baramubwira bati abari barasigaye mu bunyage bagize amakuba menshi, bagize amakuba menshi, bahuye n'akaga, bahuye n'amakuba. Imana itugirire neza. Ngo biramubabaza. Murongo wa 4 haravuga ngo gusenga kwa Nehemiya. Ubwo Nehemiya rero yabonye nta kindi yakora, yabonye nta wundi muti, yabonye nta kindi yakora, arabatereka nsenge. Yumva yuko igisubizo cya bene wabo, yumva yuko igisubizo cya se cyo yabona, yumva yuko icyamufasha ari uko yasenga. Bibiliya yavuze ngo gusenga kwa Nehemiya. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana yanjye, Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza amasezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Nehemiya asenga aravuga ati ndakwinginze Mana nkuru, Mana iteye ubwoba, ariko kandi ikomereza amasezerano n'imbabazi abantu bayikunda. Buriya gusenga ni nko kuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Jya usenga Imana ubuganira nayo. Aravuga ati ndakwinginze Mana nkuru iteye ubwoba, ikomereza isezerano abayikunda. Jya ukunda Imana ikomeza isezerano ryawe. Jya ukunda Imana ikomeza icyo yavuganye nawe. Jya ukunda Imana ikomeza isezerano. Muntu w'Imana, mukristo mwene data, ndakwinginze ngo jya wegera Imana uyikunde. Nehemiya arasenze, yumvise ibyago by'i Yerusalemu, agize ishyaka, akoresheje igihe cye, aravuze ati igihe cyanjye nticyapfa ubusa. Agira agahinda ka bene wabo, agira agahinda k'Abisirayeli. Baravuga bati n'abacitse ku icumu, abasigaye mu bunyage bagize amakuba menshi, ngo ibyo bimutera agahinda n'umubabaro. Baravuga bati amarembo y'i Yerusalemu yarahiye, inkike zaho zarasenyutse. Bamubwira ibyago bagize, barabimutekerereza. Ndashaka kukubwira ngo igihe cyawe ujye ugikoresha neza imbere y'Imana. Ujye ugira umumaro igihe cyawe. Imana igirinda abanyamumaro. Imana igirinda abanyamumaro. Ujye ugira igihe cyo kugira gutekereza ku Mana, gutekereza kuri bene se umusengana. Umenye ngo mbese runaka aracyasenga, runaka cyavuga ubutumwa, runaka aracyakizwa. Wumve biguteye ishyaka n'inyota yo kubaririza bene so mwasenganye. Umurimo w'Imana uracyajya mbere. Bene data baracyakorera Imana. Ese itorero ry'Imana riracyakora? Wumva ugize ishyaka, wumva ugize umuhate wo gukorera Imana. Imana itugire neza. Arasenga aravuga ati ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwanjye kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga
umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisirayeli. Muri iyi minsi wumve gusenga kwanjye, nsenga muri iyi minsi, wumve amagambo yanjye muri iyi minsi. Ntabwo nzi wowe ukuntu uri gusenga, iyi minsi ntabwo nzi wowe uko wifashe, ariko wakabaye ufite umumaro, wakabaye ufite icyo ukora, wakabaye hari ibyo wuzuza bituzuye, wakabaye ufite ishyaka, wakabaye usenga, kuko amasengesho ararasa, ararogoya. Ntabwo nzi wowe muri iyi minsi mwene data mu Kristo, wa mubyeyi we, muri iyi minsi ni ibiki uri gukora, muri iyi minsi ni ibiki ugambiriye. Ubwo ntugambiriye kubaka, ntugambiriye kongera inyubako, ntugambiriye kuvugurura, ntugambiriye kwiga, nabyo ni byiza, ariko gira n'ishyaka ry'umurimo w'Imana, gira n'ishyaka ry'inkike z'i Yerusalemu. Kumenya uko amarembo ahagaze, kumenya uko itorero rimeze, gira ishyaka, gira icyo ukora, gira umwete, umenye ko bene so bakiri mu nzu y'Imana, gira umwete, ugire imirimo myiza mu gihe cyawe. Imana itugirire neza. Nehemiya agira ishyaka, agira umuhate, arasenga, aravuga ngo amasengesho ararogoya, reka ndogoye iyi migambi, reka ndogoye ubu bucakura, reka nkureho ubu bugome bwa Sanibalati na Topiya, bari bafite ubugome bwo gusenya umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ntukangire kuwureba, umurimo w'Imana ntukangire kuwurimo, gira igihe cy'umumaro. Imana itugire neza. Aravuga ngo ndakwinginze wumve gusenga kwanjye, senga muri iyi minsi, urebe umubabaro mfite. Umubabaro yari afite n'uwiki. Nehemiya we yabibwe ibwami, nta kibazo yari afite, ngo yari umuziritsi wa vino, nta kibazo yari afite, ntago yari ashonje, nta kibazo kiremereye Nehemiya yari afite. Ikibazo yari afite ni cyuko i Yerusalemu yari yarasenyutse, Abisirayeli barahuye n'akaga. Rero ndagira ngo uyu munsi urebe umwanya uhagazemo, muri iki gihe urebe uburyo uri gusenga. Ese uri gusenga ute? Umuhati ufite n'uwiki? Ishyaka ufite rimeze rite? Mwene data isubireho, gira umumaro mu gihe cyawe. Igihe cyawe ntikigapfa ubusa, kuko igihe cyaje cyahise ntikigaruka. Nudakoresha igihe cyawe neza, inyuma yawe hari undi uzagusimbura. Ariko se uzaba waramaze iki? Niki bazakwibukiraho? Niki uzibutsa Imana? Gira umumaro mu gihe cyawe. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka dusome ibi bice cyaho cya 10 turebe igice cya kabiri mu bice byaho bibiri mu gitabo cya Nehemiya. Umurongo wa 17 uvuze ngo iki? Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Yariho yubaka, yari afite ishyaka, yari mu murimo w'Imana, yari yasabye umwami urwandiko ngo rwo kujya kubaka, rwo kugenda, ngo amuhe urwandiko, ngo arangije ajya kubaka. Nyamara ntibyari byoroshye mu gihe cya Nehemiya kubaka, ntabwo byari byoroshye, ariko kubera ishyaka ryiza Imana yaramushyigikiye. Ntabwo byari byoroshye, igihe cyose kubaka biravuna, si kimwe no gusenya biroro, ariko kubaka igihe cyose yubaka biravuna. Igihe cye rero ngo yagize umumaro mwiza, arasenga, asengera bene wabo bari mu kaga, asengera umurimo w'Imana, asengera bene se, agira umumaro mu gihe cye. Muntu w'Imana, mu Kristo mugenzi wanjye, yewe mukozi w'Imana, yewe mu Kristo, ntabwo kujya mu mazi menshi bihagije. Kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza uba uteye intambwe imwe, ariko iya kabiri ni ugujya mu murimo w'Imana. Imirimo yacu izibukwa. Nehemiya ngo ararira, arasenga, aravuga ngo amasengesho ararasa, amasengesho ararogoya. Reka ndogoye iyi migambi mibi, reka ndogoye ubu bugome, reka nubake inkike, reka nkore uyu murimo. Mwene w'Imana, Imana ikugirire neza, nawe ugire umumaro mu gihe cyawe. Imana idufashe. Hanyuma umurongo wa 17 havuze ngo iki? Ngo mperako ndababwira ntimureba yuko tumerewe nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu, tutagumya kuba ibitutsi.
nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu tutaguma kuba ibitutsi. Haraza abwira abantu, arabakomeza, arababwira ati nimureba Yerusalemu yarahiye, inkike zaho zarasenyutse, nimuze twubake tukomeza kubaka abarore. Kwa kundi bavuga ngo abarokore nta kuri bagira, abarokore si seriye, mu by'ukuri bushobora no kujya gusaba akazi uri umukristo uri umurokore bakavuga ngo toya abarokore b'iki gihe. Mureke rero, mureke twisubireho two kujya twitwa abarokore b'iki gihe. Abakristo b'iki gihe nagahaba ngaba, ugasanga itorero usengeramo nta kuri kwawe, ntago bakwemera, nta n'uwaguha akazi, nta n'uwagushyira kuri kese ngo umucururize. Kubera iki? Hari uko kubona, hari imbuto wera, hari uko wifata. Ariko nemera ababwira ati akomeza abantu ngo bubake. Habwa ati nimurebe ko tumeze nabi, Yerusalemu yasenyutse. Agira umumaro mu gihe cye, ujye ugira umumaro mu gihe cyawe. Wibanya mu girya nino, Imana irahari. Wibanya mu girya nino, Imana irashoboye. Wibanya mu girya nino, Imana irihagije. Wibanya mu girya nino, Imana ifite byose, ntacyo wayiburana. Ndagira ngo uyu munsi ugire umumaro. Nehemiya n'uyu munsi turacyamuvuga. Mu gihe cye yagize umumaro, ariko mu gihe cyawe n'icyo ukorera Imana, ishyaka ufite ni irihe? Ishyaka ufite ni irihe? Tujye gusenga Imana. Akomeza abantu, Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Ese ni bangahe ukomeza? Kababwira uti nimwikomeze ku Mana igira neza, icyo kibazo kizarangira, ubwo burwayi buzakira. Ikomeze ku Mana, ubwo buzima urimo buzahinduka. Biragusaba kugira amagambo yo gukomeza abantu, yo kubabwira inkuru nziza Yesu Kristo, ukagira amagambo meza, Imana ikayashyigikira. Imana tugire neza muri iki gitondo, Imana tufashe. Ndagira ngo gusengera Imana. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Habwa ati tumeze nabi, nimuze dusa n'inkike. Nawe biragusaba kugira ngo uvuge amagambo meza y'ururutse imitima y'abantu. Byibura umuntu nakugeraho ataha aruhutse. Niyo utagira ikindi kintu umuha, ariko ukamubwira amagambo meza. Kuko ijambo ryiza bajyaga batubwira ngo ni mugenzi w'Imana. Ukeneye kugira amagambo meza, ukeneye kugira umumaro mu gihe cyawe, ukagira umumaro. Kabwira abantu ko Imana igira neza. Imana itugirire neza. Ngiye kubasengera Imana. Uyu munsi Imana iguha imbaraga, uyu munsi Imana iguhindure, uyu munsi Imana ikuvugurure, uyu munsi Imana ikugira undi muntu. Wajya kuvuga amagambo aca intege. Ndibuka ngo abagabo 12 bagiye gutata, bagiye kureba Kanani, bari 12, ariko ngo baza bavuga bati rwose igihugu twakibonye n'imbuto zaho twazizanye, ariko rwose ntacyo twageramo. Cyarimwe abagabo barebare, abantu 10 bose baravuga bati rwose cyarimwe abagabo barebare babanake, baturebaga bakabona turinzige, ngo natwe twakwibona tukabona turizo. Ntukajye uvuga ibyo abandi bavuga, ntugakora ibyo, jya ukora ibyo Imana ishaka gukora, jya uvuga ibyo Imana ishaka kuvuga, jya ugira umumaro mu gihe cyawe. Ngo ariko Karebu na Yoshua baravuga ngo niba ari Imana yavuganye natwe, tuzabarya nk'abarya umutsima, igihugu tuzakigeramo. Jya ugira amagambo yo gukomeza abantu. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Jya ukomeza abantu, babwire ko bishoboka, babwire ko ntacyo bazaba, babwire ko bazabona ijuru, babwire ko bazahabwa ubugingo, babwire ngo nibikomeze ku Mana. Jya ugira amagambo yo gukomeza abantu. Urakoze Mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe, turarisengeye, riherekeze risohoze ikirizanye mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Imbaraga zisumba byose zikora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi hari ba Nehemiya bakeneye gukora, bambika imbaraga. Barahari b'abagore, barahari b'abagabo, barahari b'abasore, barahari b'inkumi. Hagurutsa ba Nehemiya bakuvugira basa n'inkike z'i Yerusalemu. Hagurutsa ba Nehemiya bakore mu gihe cyabo, bongerera imbaraga. Imbaraga zisumba byose nizikora imirimo n'ibitangaza. Mana yacu, abantu kugira ukuri mu mitima yabo, abantu kugira ukuri mu nzira banyuramo, abantu kugira ukuri mu murimo wawe. Bahagurutse barwana ishyaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hagurutse abantu bakuvugire, bagukorere. Toya siribone
bone foya, imbaraga zisumba byose zikora imirimo n'ibitangaza. Kiri igihe cyo gugukorera, kiri igihe cyo gusana inkike zasenyurutse, kiri igihe cyo gusana, kiri igihe cyo kubwira abantu ngo bakizwe, kiri igihe cyo kuvuga ubutumwa, kiri igihe cyo kubwiriza, kiri igihe cyo kubwira abantu ngo bave mu byaha. Tome neya sika bone foya, uri Imana ishobora byose. Hindura abantu, tanga agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Ongera abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka. Tope ya sika bone foya, uri Imana ikiza. Urakoze Yesu, urakoze Mana. Dusengeye abarwayi, dusengeye abari mu ntege nke, dusengeye basubiye inyuma, dusengeye Mana batarakumenya nk'umwami n'umukiza. Mwami Yesu, ruhura barushye, buri muntu wese umugereho, ugutegeye amaboko umwakire, buri muntu wese umumara agahinda n'umubabaro. Abantu bawe bahure nawe, wiyerekane kuko ushobora byose. Turagushimye kubikoze, turagushimye kuri kumwe natwe, turagushimye kushyigikiye umurimo wawe, turagushimye ko waguye, turagushimye ko wongereye abakizwa, turagushimye ko wigaragaje. Mu izina rya Yesu dusengeye igihugu cyacu, ugishyigikire. Dusengeye abayobozi bacu, ubashyigikire. Dusengeye itorero ryawe, urishyigikire. Dusengeye abashumba, dusengeye abakristo. Mana, ubwoko bwawe ubushyire mu bikari byawe. Urakoze, uruhura barushye. Mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe, guturuka muri Philadelifia. Shobora kuguha telefone kugira ngo nze kugufasha haramutse ari cyo utasobanukiwe. Ni 0785 98 94 0785 98 94 na 0722 74 34 93 1. Naho ubutaha, Imana ibagirire neza.